yo kuruka hari utunini bagwa muri farumasi ariko nzova z'ubwenge ukatunywa muri farumasi oya hehe muri farumasi hari abantu benshi rwose nta nubwo ari inzovu gusa hari abantu batazi kuvuga ngo farumasi na 4,900 urateranyije ni 9,800 ni 9,800 wongeraho ryashana nasigaranye ni 9,800 biba 9,900 ijana ryagiye ijana uza ijana ryagiye reka mbare gisubize ijana aho ryagiye 300 aho ijana ryagiye ni hahandi ababyeyi bawe wabahaye ijana ubundi bari kubaha iryitanu bikaba ijana se wariguzemo mbaraje yo gupfunikamo izo nkweto kane mena bine yamwe n'iryo nari ngiye gukomeza siko nari mernye byinshi bibiri byonye kuza birakira ngewe se oya mana yewe mbomere nzovu se ibaze ndi mu kabuno ka nzovu ndi kubomora wara. Hey guys, tumeze ko bimeze neza rero natwe tumeze neza cyane ndagarutse n'abagabo banje babiri umukuru n'umutoya uri umutoya ka ego nkuko mubizi rero abagabo dusigaye duhorana hano ntabwo mba ndi njyenyine dusigaye duhorana hano umunsi ku munsi nta munsi mutazajya mubabona hano banyemereye ko tubana every day ndabakiriye abakunzi banjye ndabakiriye kaze kuri Obey TV turi kumwe n'umusaza Nzovu Stano ndetse n'umupapa abagusazisha wona tutari umusore mama umusazisha Nzovu okay turabakunda cyane turi kumwe na mushiki wacu mwiza cyane icyuki vuma I think that namwe yo mumubonye bamwe ndabizi haba mu diaspora bamwe mutangira kurabya indimi so cyakora abantu muri Michigan ba petit frère ba grand frère uyu mwana rwose ni muza nzamubatamo ubitoka United State Texas wamaze kuvugira kunanga wamaze uzagutangamo pass kutangiye kunanga nase ngushakiye mu diaspora akaduha amafaranga gwaye tukayasangira ntukamvugiremo dore kansoze oya ariko kandi akabanagira amahane nangeje ariko Nzovu wari wumva ngende gukuvugiramo nkiyo uri kuvuga ijambo arumva uzarwana imbere ya kamera imbavu wasibesha wakwitoma mama kwina aragukanga ukajya kwisha mu gikoni nahita mpfa ugasanga baragufunze kandi bo gusa turabakunda ngaho grafrere jya mbere urakoze avuze Michigan anyibutsa yamenye kubivuga mbere yavugaga Michigan John ndagusuhuje aho uri Michigan Imana ikomeze ikurinde hamwe no mu diaspora wacu Michigan ntabwo ari umuntu Michigan ni state yo muri Amerika turabakunda munyumvire none wa mukobwa wacu wize ngo Michigan ngo nuwahe asiko umuntu se cameraman ngwino wumve muze munyumvire wa mukobwa wacu wize turi kuvuga ngo Michigan none akatubwira ngo Michigan ngo nuwahe Michigan ni state oya ntabwo abishaka ukomeze nyine n'abantu ntabwo ngo Michigan ngo nuwahe nyine ndabibajije akosha yakabwira ngo ari wowe ari Nzovu mwese muri bamwe Nzovu yavugaga Michigan we yarazi wenda ko ari ahantu yitwa Michigan ariko yo yarazi ko ari umuntu witwa Michigan uzuse ukuntu yaragize amwitranyije hari umuhanzi urimba gospel bita nagariwe yego niwe yaramwise arabe twavugaga state yari Texas yari umvaraje bigira abanyabwenge Kentucky noneho yakawe yigira ariko yakamwana sigaye z'ubwenge yakanya agiye mu bwiherero inzoga yarayijyana yakacya gikorwa ukoze nanjye sigaye ngikora aho kugira ngo uzaziburoze uzazire uretse n'ibyo ngibyo hari abantu baba bafite uretse yuko wenda nge ntabwo najyanye mu bwiherero ariko nanabikora
bitewe n'ahantu oye we have to be serious bitewe ngewe icyo nkubwira cyo bitewe n'ahantu uri urabona nk'hano za Bugesera hari abakoboyi uburozi babugendana mu rwara natwara umugabo iwacu abona kano kanyuma gasigayemo wenda muri gusangira kagusigira wakongera ugasoma ngo kamaramo abaguhe ninde hari umugabo none iwacu aho twigaga ntashatse kuvuga izina yabugendana mu rwara yakundaga gutereka urwara ukangagera hano akabugendana mu rwara icyo gihe banywa urwagwa n'umuheha umuheha ukanywa hasigara ya nzoga ya nyuma igeze nk'ahangaha yandi ya nyuma iwacu tuyita triangle nimbi iyo twahitaga agahita asiga ku muheha ukayikonoza neza uburozi ukawukura unashaka kwisigara mbere ukayikonoza uri kumva wowe utazi iby'akabari ukayikonoza ubwo rero umuntu ngewe ntabwo ngisigira none harusuka munuza ibyo ni iki supaguru muri rikeri muri byeri ngo uhita igira muri byo ntabwo wapfa none se hari umuntu ariko muri rikeri hari umuntu wakura bigeze kundokaho bigeze kundoka ukurukaho cyakora ibyo uvuze ni bigeze kundoka ndukigikeri utakiriye ni ukuri kw'Imana cyabwo uburozi ko ari igikeri kiri kugenda kiziba ndakibona mu birutsi nayo narutse mbona igikeri kiri kugenda ikintu cyanyinjije ubwo burozi amata buri umuntu bakimukubita uburozi aho ira ngo mujyane kwa muganga uzamukubita inshyushyu rwose utayitetse ikiva ku nka kagotomera kayaga uburozi buhita bugaruka narutse igikeri unyibukije akandi kantu uvuze ibintu byo kuruka twari turi muri kwasiteri kwa kundi nimba twari tuvuye da mu ntara nka za Gisenyi abantu baza umuntu yarutse abirukira shoferi kuko ibirutsi biza cyo none bigenda gutya none mbona ukuvuga ngo abantu bikakumanuka abantu rero tujye kuri icyo kintu abantu baruka mu modoka bari abantu niba uzi ko utamenyereye kugenda mu modoka biriya bintu biba ku bantu batamenyereye kugenda mu modoka ntabwo biba kuri buri muntu kandi iyo umaze kumenyera kugenda mu modoka bigenda birangira ngewe nanjye nyinjira mu modoka bwa mbere icyo gihe nari mvuye i Rubavu ngiye ibyumba nanjye nararutse icyo gihe amashashi yari agera urabona twadushashi tw'umukara twa kera bahise bakama barakagura ngenda ngashyize ku munwa gutya ndi kukarukamo ibyo nanjye byambayeho niba wenda twe tutaravukiye mu mujyi namwe mwavukiye mu mujyi mumenyereye imodoka nkatwe twavukiye mu byaro ucinjira mu modoka bwa mbere imodoka iri kugenda gutya ubona n'ibiti biri kugaruka gutya n'ishyamba byose wabona umuntu uri guhinga ukabona arimo kuvuduka nuko rero ibyo ntihazagira umuntu bisekera undi ibintu byo kuruka mu modoka ebana mujye mwihanganira abagenzi banyu twese ntabwo twavukiye i Kigali twese ntabwo twavutse iwacu bafite amamodoka nubona umuntu ari kuruka mu modoka kubera ko atayimenyeye ntukamuseke nangwa ngo umufate nabi ego birabangama ariko ugomba kubyihanganira ko twese ntabwo twavukanye amamodoka n'abazifite baziboneye hano ku isi ntabwo wasika umuntu ukarutse mu modoka nanjye byambayeho ariko ku bantu none bafite defo yo kuruka hari utunini bagwa muri farumasi ariko nzova z'ubwenge ukatunywa muri farumasi oya muri farumasi hari abantu benshi rwose nta nubwo ari inzovu gusa hari abantu batazi kuvuga ngo farumasi bavuga farumasi ni benshi cyane 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 abantu bize hano benshi bavuga ngo ni farumasi bavuga farumasi ntabwo bavuga farumasi wowe se bisobanuye iki mu kinyarwanda farumasi kuzi icyongereza farumasi mu kinyarwanda bisobanuye farumasi mu kinyarwanda naho bagura imiti tuno tuvuye iguriro ry'imiti je ne sais pas le kinyarwanda parce que moi je suis congolais compris ni ukuvuga ngo
ni ukuvuga ngo ntabwo bavuga farumasi bavuga farumasi uzarebe n'ukuntu biba byanditse ni fa haba hari iriya ni a ntabwo ari o ni pe ikindi kintu ngenge mbabwira abanyarwanda rwose igifaransa abenshi nimushaka mu kireke ntabwo ari ibijyanye urajya kuvuga ngo rekaye ngo rokaye bavuga ro rokaye abafaransa abanyabo bavuga ro rokaye rokaye rekaye ni ukuvuga icyo nashatse kuvuga ntabwo bazi gutandukanya L na R hari L ndende na R ari R na L so mujye mugerageza gutandukanya ziriya nyuguti uko ari ebyiri R na L mujye mumenya kubitandukanya hari R na L mujye mumenya gutandukanya izo nyuguti ya compris nose ugiye yakamwa amukamingi oya igifaransa bagikoresha hose bagikoresha hose muri Congo no mu Burundi natwe twakoresha igifaransa mbere tutarahindura inoze ariko nzavumva ko yigenje hano mufite ikibazo piki umuntu urimo agiye wundi w'inzu reka dukomeze twiganire yaka n'ubundi igifaransa gikoreshwa natwe twagikoreshaga kera mu Rwanda turahindura nese icyo kibazo ubundi wakimbajije akataraza nkayarya ngiye oya reka nkwereke umuntu uri buyarye arazibaza muri kumwe reka nukuri kumana piki ndayashyira hano ndayemeye nese ubwo icyo kibazo wakivanye ubwo ni ikintu kidashoboka nyine kirashoboka kirazwi ni ikibazo kiranga ariko ntubaze mu mibare nako mu mibare ushaka kuyizana mu mibare icyongereza cyangwa igifaransa utubaze ka kantu k'ubwenge gusa mbanza nkubaza koroshye ndabizi kuri bugasubiza nako gafite amafaranga nkakubaze wowe nagaraka amafaranga ikindi cy'amafaranga ndakibaza yakaje inzovu indege iyo ivuye hano igiye muri Kenya koresha iminota 90 yagaruka gukoresha isaha n'igice no kubera icyo ako karoro ubwo bishyira amafaranga none se isaha imwe n'igice igira iminota 90 ese tamaze kugitsinda iki kibazo dubere yacyumvire bagisubiza aya yari yaracyumvije bagisubiza yaracyumvisha tabu ahubwo nyine nzo kumbare ko nuzamufatire ku niba uzi imibare rero urimo kwaza ibintu byo igihe cyawe cyose n'indi utagishobora niba uzi imibare ngiye kukubazanya na yakubushize waramutsinze yakamwana yagarutse ngo tubatse icyo kibazo uza gutanga 5,000 akira yakangwa bibiri ikibazo arabamafaranga ego ngiye kubabaza ikibazo omba nigitsinda ararya 5 nari ngiye kugura inkweto mu isoko omba wari ugiye kugura inkweto mu isoko ego nguza papa wanjye 5,000 na mama wanjye umuguza 5 inkweto bazimera 4,700 sigarana ibiceri 300 urumva sigarana ibiceri 300 nishyura mama 100 na papa mwishyura 100 ubwo mbasigaye mangahe okay onge gitangire neza ndakubwiye ugiye kugura inkweto mu isoko ego papa wawe muguza 5,000 na mama muguza 5 noneho inkweto bazimera 4,700 4,700 umuguru umwe 4,700 yari imiguru ibise yari umuguru umwe baguhera 4,700 ego sigarana ibiceri 300 gutese 5 mama wawe baguhaye ego nako 9,700 9,700 niyo naguze inkweto 9,700 waguze inkweto ego 9,700 ego nayaguze inkweto noneho nsigarana turuwasa ku 10 ku 10 ni turuwasa n'undi asigaye nasigara noneho mama mwishyura 100 na papa mwishyura 100 nanjye nsigarana 100 ubwo mbasigayemo 4,900 bose 4,900 gutese 4,900 buri muntu nyine musigayemo 4,900 4,900 asunze vunaga ari kumva nyine unose wese ndimo kugitekereza ushaka gusubiza ikintu noneho nyine umva icyo nshaka kumeza ikibazo nabishyuye amajana bose mbasigayemo 4,900 nanjye nsigaranye 100 4,900 basigayemo kuko bari baguhaye 5 ego nguze inkweto z'9,700 nsigarana turuwasa papa mwishyura 100 na mama mwishyura 100 ubwo ngubwo basigayemo 4,900 4,900 uyateranyije biraba ngahe 4,900 ya mama 4,900 na 4,900
urateranyije ni 9,800 ni 9,800 kongeraho rya jana nasigaranye ni 9,800 biba 9,900 ijana ryagiye ijana uza ijana ryagiye reka mare gisubize ijana aho ryagiye urabona inkweto waguze bagushubije amafaranga 300 ni naho ijana ryagiye ubundi wari 300 uretse ariko gasubize ibyo rimwe 300 aho ijana ryagiye ni hahandi ababyeyi bawe wabahaye ijana ubundi bari kubaha iryitanu bikaba ijana se wariguzemo mbaraje yo gupfunikamo izo nkweto kuko ntabwo wari kuza utwaye inkweto mu ntoki yabuzemo mviro muri detaye twakoze ibishimo mviro pese y'amafaranga yose sinakubwiye uko yakoreye nawe tubaje kidashoboka genda ariko umuntu yitonza ko afite urupapuro yagikora aho ijana ryagiye urumva papa yaguhaye 5,000 naguha 5 ugira 10 ubwo mu mafaranga ufite wari ufite 10,000 uragenda ugura inkweto za 9,700 ugura inkweto z'9,700 usigana ibiceri 300 usiganya ibiceri 300 uragenda mama wawe umwishyura ijana rimwe papa mwishyura irindi ijana nsigarana nanjye ijana rimwe none mbasigaramo 4,900 buri muntu 4,900 uyateranyije biba 9,800 kandi isubize 9,800 ijana niwe warisigaranye kandi nahise nditeranyaho 9,800 hasigaye 9,800 yego mpita mfata amajana ababyeyi bawe wari basigayemo 900 ababyeyi bawe nari basigayemo 4,900 biba ubetse kino kibazo ucyumve neza sibyo yagushe papa 5,000 na mama amuguza 5 si 10,000 bibe 10 ibihumbi 10 aragenda gura inkweto z'ibihumbi 9,700 9,800 asigana ibiceri 300 atashye yishyura uriya mafaranga papa yamuguje amwishyura ijana na mama amwishyura ijana asigana papa we 4,900 na mama 4,900 ya mafaranga niyo yateranye 4,900 yose bafitiye birahita biba 9,800 yaje nasigaranye ahita diteranyaho bibe 9,900 iri jana rigiye ibindi jana rigiye ko twakoze details zose ijana aho rigiye reka twumve ijana 4,900 gukora kabiri amafaranga ni mabi 9,800 ijana aho rigiye rero ijana ryabaye ijana iyo ni imibare ibyo wambwiye ko uzi imibare ubushize watsinze ya kamwana niba yo ngayo kunaniye emera amafaranga nzovuhara kidusubize rero ntibasubize ikizenza wakidusubize yubaje ikibazo uragisubiza natwe hari igihe nawe urimo kutubeshya si ibintu byumvikana ibintu birumvikana muzadusubize niba yo ngayo yakunaniye hano mfite andi rero nayo nakunanira nzovu ndakuba nacyo kitubaza nyakamwana arimo hano none ufite game yindi itari yayindi waramutsinze yaka ikore inyare mwisunza njya bakwinyara mwisunza igame imutsinda mbabarira inyare mwisunzu nayirimo amafaranga isunzu nahagana he nahanga naso yanyara hano ako ni bamwana bavuze ko bavuga niko bavuga rero umugani arafite game imeze gute rero urabona hano hariho imibare iyi ni kangahe nzo ni rimwe iyi 9 ni 6 ni 6 okay ino game rero ikintu utarafite ibipirizo urumva ndaza kubambika ibipirizo buri muntu byiwe nyine urumva noneho aka kaboro urabona ko kariho imibare igitandukanye umuntu akazakanaga urayiza ariko iyo game ntabwo nyizi urakanaga gutya like niba naze gutya hakagwa kabiri ari yakunaze ni unagase nyine mwese ari hakaza kabiri yego areta amena ibipirizo bibiri kubyana mwandi yakamwe n'ubimena se cyane ningewe n'uyu nguyu bimena kuko ni utomboye kabiri ahita amena ibipirizo bibiri
noneho nawe uhita ufata unage wenda unage 5 nawe umene 5 urukumva ubwo ngenda nsigaye banza wumve nase ndamwambika iprizo 8 so 8 buriya ni 8 ntabwo byuzuye urugero numene iprizo 7 ugasigarana igipirizo kimwe urashaka rimwe ntabwo uri bugwa kuri 2 ngo uyimena kimwe kandi uguye kuri 2 undi arakomeza urakomeza unage mpaka uguye kuri iyi rimwe nabwo umene nyine igipirizo kimwe ubwo nahita nsinda ariko urabutsinze nyine amafaranga uyatwara ubwo gira vuba tubyambara uzana mbanda ese igipirizo twambike ibintu byose tugaruka muri game guys none dusoje kwitegura ibipirizo nabibambitse reka mbasobanurire irindi rimwe tute dutangira game nababwiye ko bikorwa gute tugiye kunaga kano kantu noneho umubare uri bubone hejuru nyine ibyo bipirizo uri butumene nusigana igipirizo kimwe urahiga rimwe nyine ubwo nuzajya utera akagwa undi mubare ntabwo wemerewe kumena rimwe yes twabyumvise okay akira tutumene two mukoresha muri ibi akira nawe okay utsinda we n'amafaranga birazwe hano n'ibihumbi 5 yego jobundi warayandisha wongere none ninde utangira reka mbereze yakakugira ngo atabisha natangire tangira yakamuhaguruka kane mena 4 Yamwe n'iryo nari ngiye gukomeza siko nari merinye byinshi n'ibintu byonye koza birakira afite akira kubita cyane kubita umwana ariko rapide nkanjye sha nkanjye wabaye umusirikare kubita rapide do umura wigira ubwoba shaka ko ari umutsinzi bibiri andusha bibiri arari yangaye bibiri hagwereye ko kane nanone ahita bishira ahita gutsinda arantsinze se amafaranga nayo bashaka aratsinze se siwe amafaranga nayo yakaye maresha kanange mbirangiza okay natsinze byambe nabitwaye se uramvumye mana yanjye aya mena ariko kari kwanyanze kanya uko ari ku musirikare yirasuze ukuntu mbabaye kuri kwimana reka dusoze mana hari ukuntu umusirikare yirasa hari ukuntu ufite nk'imbunda wenda ifite sefu urabona ko ari akabati hari ukuntu sefu inyerera wenda imbunda yawe hari ukuntu sefu ibe nyerera none ukunda gutwaramo urusasu mu kintu hari ukuntu unanyerera gato bakakubita hasi ukahita wirasa hari umusitipe wikubise inkokora ukuboko aragushwanyagura hari n'undi mupeti wirashe ikirenge gabanya ibyishimo ibi ni ibyishimo by'uko atsinze oya ntabwo ari ibyishimo njye ni gusobanura ubonye ukuntu mukubise rapide fire ariko umusirikare aba ari umusirikare shanzovu ubonye ukuntu murashe speed umusivire aba ari umusivire atsinze biranshimishije biragushimishije umusirikare ahora ari umusirikare watsinze ku karita nyine z'abasivire nawe ni tombora ni amahirwe ntabwo ari amahirwe njye ndi umurashiwe sikaro kongo buna basoja banaho muri hose nzovu umushyize hasi like civilian nzovu kwiyumbuta ntari binange ubutanzamutse reba ibipirizo byose wambaye ibipirizo wamenye bingahe se bibiri byonyine bibiri gusa none uze amenye kuri round 2 gusa ushaka kongeze kunaga rimwe se oya mwihore oya ankubise ibyo bita kauti kauti yandi urwana n'umuntu ukamukubita pake ashize mu mwuka oya bayita kao not kao nongwe kao none urubona ukumukubita adakoze udakoze hari ukuntu ujya kurwana tukajya ku rugamba bakagukubita isasu utararasana rimwe bagahita bakubanzira iry'agahanga
utararasa tukigera kuri tere akaba ari wowe babanza irya mbere ry'agahanga utararekura isasu wagira ngo aracyariyo nzovu ari wowe wabyemera koko ugeze ku rugamba bakakurasa nuwareka amazi nangwa nawe wari urashe basa amasasi nakwiruka nkasubira inyuma none hari uwo barasa atararasa na rimwe bakamurasa bantu ukigera kuri tere ukiri gucungacunga gutya kagahanga bagahita baguturutse yanga umuntu upfa ari inzira akarengane cyangwa umuntu wiyahuye nzovu uhuye n'umuntu wiyahuye amugire inama kuba yiyahuye yapfuye sinama wamugira inama akiri yapfuye ibintu nzovu yabikuye koko yaka iminsi kamaze iminsi ari kuvuga ibihuha yuko ufite umwana ngo ku ruhande kandi ngo n'amezi watereye inda yazi n'iki n'iki dusobanurire natubwire mbona ni indangamirwa ntabwo ari umukobwa ni indangamirwa iri kuvuga ati nayiteye inda cyakora gusa twarabonanye ariko nta gihamya mfite koko niba inda ari iyanjye na n'ubu ngiye mvuye mu rugo mu gitondo ko narayiwe agiye kwa muganga namuhaye n'ibihumbi 5 vuga ati igihe mfite akamoto narayiwe mu rugo oya se ntabwo wabomoye ntabwo njya mbomora umuntu utwitegeye kandi bavuga ngo niwe mwiza nzova guha amasomo niba ufite urugo urumva ngewe rwose tumaze iminsi turarana sinahindukire gusa ntabwo ngiye nta gihamya mfite kuko ari njye wayimuteye none se akubwiye ko ari iyawe nyine akabikomeza kubimbwira arabimbwira yambwiye ko ari iyanjye gusa nta gihamya mfite none se ubwo rero uzapimisha DNA none se nta muntu wiyahuye azize izo dosiye uramukira wari ufite za ruhengeri nawe ntiyiyahuye kubera ko yari afite abana batarabe umugore amwambura imitungo yaguraga imitungo yimwandikishaho niko twabyumvise ariko I'm not sure ariko gusa mwabadamu mwe muca abagabo banyu inyuma mukabyara abana mukababeshya ngo nabaho ariko njye umbwije ukuri kwambwira ati basi baneye inda hari icyo byantwara ariko uraje urambeshye mu mwana n'uwawe afite nkazamenya ko atari uwanjye kandi buriya ngiye mbabwire hano mu Rwanda bakoze umukwabo bagapimisha za DNA ingo nyinshi zasenyukana ntabwo ubeshya ni ukuri ko Imana bavuze ati reka mu Rwanda hose bapime DNA wareba ingo zisenyukana zaba ari nyinshi ni ukuri ko Imana zaba ari nyinshi cyane none se urumva ba mbere batangiye kwitwika urumva bitarakomeye uko noneho mu bakire mu babose bafite n'amafaranga bafite n'amafaranga bivuze ko ingo zifite amakimbirane haramutse bafitanye n'abana bakaba bafitanye amakimbirane ariko bafitanye n'abana haramutse habonetsemo umwana utari uwanuze utari uwabo nyine utari uwo mugabo cyangwa se umugore we ntabwo byakunda utari uw'umugabo ubwo none amakimbirane ahita akura cyane ku buryo byakomera asa nzovu nk'ubu ngubu sibyo nk'uko yakabivuze ubu ngubu mu bana bawe bangaye se bane wowe wenda nuko tubana n'umugore ariko ngewe mu bana banjye nzovu ntabwo ngiye nabaye hano mu Rwanda nahageze vuba ejo bundi birina ngewe mu bana bawe hari umwana umwe ngewe nzi ko bavuga ngo ntabwo ari ariko simbizi ariko njya numva abantu babivuga abo bantu njya kumubyara bari bahari hari uwo bambwiye rwose ati warakurakujije ati rwose ntabwo ari uwawe urabeshya ariho gusa ntabwo ari ngombwa ko tubishyira ku karubanda gusa nzabikubwira neza n'abantu bayimbwiye turi kunywa babiri ntabwo ari ngombwa ko tubishyira ku karubanda kuko uri inshuti yanjye gusa narabyumvise kandi nta nubwo byaba ari ibitangaza n'abakire bari kwiyahura kubera iyo mpamvu nawe uramutse warareze umwana utari uwawe ntabwo ari ibyadanje ahubwo waba uri intwari kuba warareze umwana utari uwawe ntabwo mbabaye niyo nama wagira yaka nyine kuba afite umwana bari kuvuga ko ari uwe erega burya tube tuvugisha ukuri nubwo waba ubana n'umugore nubwo yatwita umwana kandi umugore umukunda umwana kandi yavukiye mu rugo rw'umugabo akenshi aba ari uwo wa mugabo babana yakamwana nubwo uriya mugore yajya kubyara rwose bakaba bari kumwe uriya mwana yaba ari uwa yaka kuri mu biki yaba ari uwanjye ndabona ingo z'iki gihe abasore bari hasi usanze atari uwawe nawe kuko urabona biteye impungenge cyane cyane abona batarashaka bagiye by'umwihariko ku bagore
cyangwa bakajya abagore bateje ibibazo bikomeye. Ndabona abasore bwabo bagiye kujya wowe uri kubana n'umuntu umuntu azingura umugabo we mukabana ufite undi mugabo ku ruhande atabizi. Ako intandaro intandaro ziva ku bagore. Ku bagabo nako ku bagore. Ku bagabo. Uya abagore nge nunanye. None se kuki umugore muba mubana akaguca inyuma akajya kubyana n'undi mugabo ngo yitwa Gasebatwari yambabaje yatumye na mama wambyaye mwaka. None se kuri kubidushyiraho twese yaka. Umuntu imitungo yakwanditseho kubera urukundo agufitiye kubera urukundo akwizera uramuturumbukije umwirutseho usigaranye imitungo ye n'abana sabe ni ukujya twiyahura. None sinakundi twabigira muzagore muzamubomorana nk'abasore ukwanyu twebwe mutureke namwe mubomorane se tubomorane nyine cyangwa Senzovu nkayaka urumva agiye yose akaza arabaye nyine babandi urumva akavuga ngo nzovura inshuti yanjye amafaranga ntabwo najya kuyatanga handi uhari ngizi miliyoni ebyiri wambomoza kuri njyewe se oya mana njyewe mbomore Nzovu se ibaze ndi mu kabuno ka Nzovu ndi kubomora wara oya nanjye yajyana amafaranga ye oya cyo kora oya ntabwo twe turi abatinganyi yakayamera ubuntu yayama atagombye kubomora. Agiye muri Amerika agarutse babandi sibyo arabati Nzovu umushito wanjye pe izi miliyoni ebyiri handi hantu kanziguhe oya wivuga uti ko ati yakaramubwira ati ndetse nkunda abasore bagenzi banjye oya aje kumena umuntu uzabugire feriye reka tukure haje umuntu nawe ugira gute amene feriye atari ngewe amene feriye renirwa ngenda na pape nk'umwana cyangwa azazishogo ese nzavreka tukure jamais ariya ata na barasenya mako ibyo bintu mubireke amafaranga afati nka miliyoni ebyiri wivuge ebyiri nka miliyoni 50 ku buryo ubuzima bwawe buhinduka ukabibona kandi ari inshuro imwe atavuga ngo bizajya bihoraho na n'umuntu umenye ibyawe amara kubomora ukasura mu ndanga uskwagwa izo miliyoni 200 ukamererwa neza aho ukaza ugenda unukira abantu kwagira ukanyindaga yakarato inagora korera ngewe miliyoni 50 zibari nozi mu madolari akora miliyoni 50 utari bunyice shana yafata wabomora cyangwa kubomora wabomora cyangwa kubomora wa miliyoni 50 ni menshi mw'abantu uzi ko ubuzima buhinduka kuri kure uyu ngo ndi atari byari kwigira yanze karashara amafaranga nawe wumva avuga yesura cyakora umbwiye ngo urama miliyoni 100 kano kaboko gakure akakiburyo ugakatira hano rwose nyisenge wagakura miliyoni 100 nasenga akarya amafaranga wajya ndisha kano cyuma mukubomora bomoza ka kubomora se yarugo akubwiye ko bazigira 200 bayace yose bakubwiye ko miliyoni bazigira 200 ubundi bayace yose uvuze ngo ngume miliyoni 200 mbo wacira hano ari kugurya nkagira ati none se ko nzi umutipe wacitse n'amaboko gutya umuntu gutya kwajya afata mitsingi gutya akayinywa uzi none ukuntu yiyenza ni umudemobe shari yiyenza none ajya afata mitsingi gutya akayafata gutya akanywa akongera agateka none umwenjeje akakagukubita kano karoze none se nyine mbwira wabyemera miliyoni 100 y'amaboko bakayaca wangwa mitsingi tabomora cyakora mfite ndi uvuga ngo kano kaguru nuko bakarashe kandi ubundi rikameze nk'akatariho mfite amaguru yombi mazima ukama senkani ngo nca akaboko wagakuraho ngasigarana kamwe n'amaguru yombi ntago nsubije ngewe bagwaye miliyoni 50 ngo bakubomore ari umusore akakubomora yabyemeye miliyoni 50 nayafata kwa batari bunyice se kibi ni ukunyice Sharata bazuye nayafata miliyoni 50 ni kimwe rakikumarana ukazamba ari cyo cyomwere cyose shwaya
waba ushaka kunyica sinazagaruka ndi muzima abatinganyi babayeho neza ni abakene nta mutinganyi w'umukene ubaho Semuhungu uramuzi inde Semuhungu wapi ntabwo urabona nawe Eric Semuhungu nabuze ni umukire bro ni umutinganyi ni umukire ariko nibyo byamukijije se cyane yari afite umugabo muri Amerika na sheri we yari afite umugabo sheri we yarapfuye ahita bamwirukana muri Amerika yari yarigize umugore Semuhungu n'ubu ngubu ni umugore arasuka agendana n'agasakoshi arasengana na hosting ajya hosting ahantu nyine ameze nk'umugore nyine character hariho barashe rero w'iwacu hariho iwacu twabanaga mu nkambi yitwaga Twitaho nyine yagiye muri Amerika ageze muri Amerika umuzungu w'umusaza aramukunda izi ngo ni umukobwa bageze mu buriri umuzungu asanga ahubwo uwo yitaga umugore afite igikoresho kingana ngo kiruta iki umuzungu yahise afata imbunda aramurasa abazungu nta mikino bagira nimwe navuze wa mukaritasi wundi amafaranga nzi ngo uri umukobwa nawe uri ikigabo wamugingaho yahise afata pistol aramurasa asubwo yaka ukunda muri Amerika ukunda USA jye ubimbwira oya ngiye ndi umunyamerika rero ugezeyo ntabwo uragerayo ariko ntabwo ndagerayo ariko ngiye mbarugurwa ugezeyo ubuzima bukanga ukavuga ati kugira ngo nzasubire i Kigali n'ubukene reka nshaka amafaranga hakakonkoboka umuntu nyine ugiye gukora amafaranga ukavuga ati urabona umugore wanjye tube tumaranye iminsi hano nakaraka nabi mbobo mwana kuzunga biriya ni ibintu uzi ko nta nijoro wazabona mwana uzi ko ubuvuma ni izina ry'imana kugira ngo mbe umutinganyi bana kuri Ntuza TV harya kuri Obey TV kuri Obey TV ngewe yakamwana kugira ngo mbe umutinganyi napfana ubukene bwanjye sana Obey TV Obey TV hano ariko ubasezere kandi nabasezere wabasezere ngewe yakamwana sinzaba umutinganyi ariko ndenda kuba umutinganyi iyo mbomo y'icyuki nkawe gukwave nyabusawe Obey TV turabakunda nakagaruka yakamwana aransinze ariko nanjye utanzamutse abanyamagambo Yesu Kristo guys turabakunda cyane keep watching na utaha ciao ciao